tubahaye ikaze nanone kuri Base Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Muri kumwe nanjye Dorothée Uwimpuhwe. Ngira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kubana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Abantu mukomeza kutubaza ibibazo, abatwandikira, abadukora like, abakora share, abakora subscribe, nukuri turanyuzwe ku bwanyu kandi nkomeza no kubasaba kugira ngo mukomeze mudushyigikire rwose kugira ngo turusheho gusangira ibi byiza. Tugiye kurera hamwe ibintu bitatu bikomeye cyane. Mugabo, umugore nakwirengagiza, kora bino bintu bitatu. Uramenye utamubwira nabi, uramenye utamureba nabi, ahubwo kora ibi ngibi. Nibyo bibasha gutuma ahora atinya, akamenya neza yuko inshingano ze nk'umugore mu rugo agomba guhora aziha agaciro kandi akazubahiriza. Ikintu cya mbere, ubonye umugore akwirengagije kandi nta mpamvu n'imwe umuha yo kukwirengagiza, nawe mwirengagize. Mwirengagize gatoya kandi umucungire hafi. Hari igihe umugore akwirengagiza hari ikintu agushakaho kugira ngo arebe yuko wabasha kugitekereza ukakimukorera, ariko umugore ukwirengagiza harimo n'agasuzuguro, nawe mwirengagize. Nta n'ikintu cyo gutekerezaho rwose. Umugore umwe yagize gutya, abana n'umugabo we, umugabo we amukunda, amukorera buri kimwe cyose, nta kintu atakoze kugira ngo amunezeze nk'umugore we akunda koko. Umugore rwose akazajya amusuzugura, akanga gukora ibyo amubwira byose. Arangije umunsi umwe abwira umugabo ati, ngewe rwose urugo ndumva nduhaze, ndumva ndurambiwe, ndagiye kandi ntuzankurikire, ntuzampamagare. Umugore yafashe varize ye aragenda, umugabo asigara yumiwe, amusigira abana babiri. Umugabo rwose nta kindi yakoze nyine, yahise areba abana bakamubaza bati mama arihe? Akababwira ati rwose mama wanyu yigendeye, ariko nta kibazo ndahari ku bwanyu. Aratangira bitaho, akabatekera, akabatwara ku ishuri, akabafasha mu bintu byose bijyanye no kuba biga bafasha mu masomo yabo. Noneho kubera akazi yakoraga nyine abona yuko karimo gupfa, noneho ashaka uwundi mukozi umukobwa mwiza ku isura urenze ubwenge. Aramuzana, mukobwa aramubwira ati rero urabona ntabwo mfite umwanya, umfasha aba bana, ubiteho, ubagaburire, ubakoreye ikintu cyose bifuza, ikibazo cyose ujye umpamagara, ubigishe, mbese ibintu byose bijyanye n'ishuri nabyo ubyiteho. Bavugana igiciro azajya mwishyura. Nuko umugore noneho wagiye nawe ahari hose akajya yirwa yicaye, akaganiriza mugenzi we ahantu yari yagiye, akavuga ati umugabo wanjye ko atarimo kumpamagara, kubera iki anyirengagiza, kubera iki atanyitaho. Umugore biramuyobera, ahamagara umugabo ati amakuru ni meza, none se nta nubwo wigeze ugira ubushake bwo kunkurikira ngo urebe impamvu nagiye umbaze? Umugabo aramushubije ati ubwo we wari umerewe neza wumva ushaka kugenda untanya abana, nari mpuze ndimo kwita ku bana, ndimo gukora inshingano wataye nk'umugore. Warambwiye ngo sinzagukurikire kandi sinzanakugutelefone, sinzanakwandikire, narabyubahirije. Umugore aramutukagura ngo ntabwo ari byo yashakaga, ngo yagira ngo arebe yuko nyine amwirukaho. Umugabo ahita amukupa aramwihorera. Reka noneho rero igihe kimwe umugore azatahe ajye mu rugo, ajye kureba, asanga mu rugo rwe hari umugore mwiza rwose, umukobwa mwiza ku isura rwose, kandi wita ku bana bari gukina bari guseka. Asanga n'umugabo warahari, hari muri weekend. Aramubaza ati se uyu mukobwa uri hano arakora iki hano? Aramubwira ati waragiye nyine, inshingano zawe z'urugo warazitaye, nabonye uzimfasha. Umugore ararakara arisaza. Umugabo aramubwira ati rwose wakwisaza wagira nta kintu urabihinduraho, wataye urugo rwawe, ntabwo nakwirukanye. Rero nshuti mukundwa wo nkurikiye, abagore benshi bajya bakina
agakinisha umugabo akanga gukora inshingano z'urugo kugira ngo umugabo akunde amwirukeho. Nshuti mugore nawe umurikiye, ntabwo abagabo bose bazi ibyo bintu byo kwirukaho. Niyo mpamvu umugabo wese w'umunyembaraga iyo umugore amwirengagije nawe aramwirengagiza. Kabiri, umugore nakwirengagiza uramenye ikintu uba ugomba gukora si ukumwirukankaho, ahubwo ni ukwiyitaho wowe ubwawe. Ita ku nshingano umugore aba adashaka kwitaho. Noneho rero numara kuzitaho, umugore ufite ubwenge abasha guhinduka, kandi atanahindutse uramwihorera ukiyitaho, ukita ku bikureba, ibitakureba ukareba hirya. Umunsi umwe nanone iyindi nkuru, umugabo yavuye ku kazi ananiwe cyane, araza abwira umugore ati ibiryo biri hehe ko ndeba ameza yambaye ubusa adateguye. Umugore n'agasuzuguro kenshi aramubwira ngo ntabwo yatetse. Kubera iki utatetse wakoze iki? Ati ntacyo ndananiwe gusa. Aramubwira ati rwose mu gikoni harimo ibintu byinshi, genda witeke niba ushaka kurya. Ati se wewe wariye? Ati nariye. Wariye iki? Natumije KFC nizo nariye. Umugabo aramubwira ati koko wapfushije amafaranga ubusa ujya kugura ibiryo hano mu nzu hari ibiryo wagatetse nanjye nkaza nkaboneraho nkarya. Umugore n'agasuzuguro kenshi cyane aramubwira ati ntabwo rwose ngomba kwiyanduza. Amwereka inzara yari afite, ati inzara zanjye rwose si ngomba kuzanduza, nibwo nazikoresheje. Niriwe rwose nirebera amafilime, niriwe rwose nireba ibintu byinshi bitandukanye kuri social media, rero ntabwo ndi buteke. Niba ushaka kurya we jya kwitekera. Umugore noneho yarakomeje nyine yiyebera kuri telefone. Umugabo icyo yakoze niki? Yaragiye aryama atariye. Bukeye noneho rero ahita ajya gushaka kampani zitanga abakozi, ajogoramo rwose. Arababwira ati munjogoreremo umukobwa mwiza ubarenzeho bose. Baramumuzanira. Nuko noneho rero umugore araza yambara imyenda y'akazi. Noneho rero aratangira ajya mu gikoni. Umugore noneho rero ntabwo yari yasobanukiwe, abona umukobwa mwiza uri aho mu gikoni atetse. Araza aramwegera aramubaza ati se ni iki urimo gukora hano? Aramubwira ati ni ngewe mukozi mushyashya wa hano. Ninde wakuzanye? Ati umutware wawe niwe wanzanye. Aragenda nk'iyagatera, aragenda abaza umugabo ngo niko ni gute wagiye kuzana uriya umukobwa mwiza usa kuriya? Ni ukuvuga ngo umugabo yaragiye nyine ajogoramo umukobwa mwiza urenze uwo mugore we. Aramubwira ati warambwiye ngo ninjye kwitekera, ariko kuko ntafite umwanya nashatse umuntu uzajya untekera kubera yuko wowe utagishaka kuntekera. Nuko none aramubwira ati rwose ntabwo nakubwiye ngo uzane uriya mugore, ntabwo nakubwiye ngo uzane uriya mukobwa. Umugabo araseka aramwihorera ati buriya rero ibintu udashobora gukora hano mu rugo hari abandi bakobwa cyangwa se abandi bagore babikora kandi bakanabikora neza kukurusha, rero umvaneho umunwa. Umugore agenda amara amasa yumiwe. Rero nibyo bivuga iki rero? Igihe cyose umugore akwirengagije mu rugo si ngombwa kurakara. Ikibazo cyose kiri aho mu rugo gishakira igisubizo kandi cyihuse, ku buryo cyatinya akabona neza yuko atari wa mugabo agomba gusuzugura, agomba gufata uko yiboneye. Niba adashobora kubahiriza inshingano, hari abandi baza bakazikora neza niyo waba ubishyura, ariko ugaca agasuzuguro. Ikindi kintu cya gatatu rero ubasha kwitaho rwose mu gihe umugore akwirengagiza mu rugo akanga kubahiriza inshingano, ni ugukora uko ushoboye kose ukaba neza, ukagira imbaraga z'umubiri. Noneho rero amafaranga yose uzi wamumenagaho ukayimenaho, ukajya umucungira hafi. Iyo ari umugore ufite ubwenge amenya icyo gukora. Hari impamvu umugore abasha kwishyira hejuru iyo abona akorerwa ibintu byinshi byiza. Umugabo mwiza afite ntabwo abasha kumuha agaciro. Niyo mpamvu umugabo w'umunyabwenge kandi w'umunyembaraga aratangira akagabanya ibintu byose yamuhaga. Niba umugore yifitiye n'amafaranga, wajya kumwitaho ugakoresha amafaranga yawe umwitaho. Ikintu cyose noneho yagusaba wamubwira ko afite amafaranga akabasha kukikorera. Ukamubwira yuko niba adashobora kubahiriza inshingano nk'umugore mu rugo, amafaranga wamuhaga ugenda uyakoresha kugira ngo nawe ubashe kwiyitaho. Ukayagura uti ubungubu sinkirya mu rugo kubera yuko utanyitaho. Ubungubu nkunda kurya muri restaurant kandi ntabwo najya kurya ahantu rwose hajabiriye.
rero urabyumva yuko amafaranga rwose ntakongera kuyabona, ukamubwira n'umutima mwiza kandi ugatuza. Umugore ufite ubwenge amenya icyo umubwiye ko atagomba kongera gukina nawe. Rero amafaranga yose wakoreshaga ibintu byinshi bitandukanye, yungure uyashore mu mishinga ibyara inyungu, none asigaye andi agukorere ibyo umugore atagukoreraga mu rugo. Wiyiteho rwose ku buryo cy'umugore none abona yuko akwiriye kuva ku kejo, nta yandi mahitamo uzaba umusigiye uretse none kureka kukwirengagiza agakora inshingano nk'umugore mu rugo. Rero bagabo mugira ubwenge, hari igihe rwose umugore akwirengagiza ku bushake, noneho rero ugasanga rwose abivanzemo n'agasuzuguro, nta kintu na kimwe kindi arimo gukora uretse kugushyira hasi gusa. Rero umugabo w'umunyabwenge ntago ajya mu mikino. Kora ikintu icyo ari cyo cyose gituma urushaho kwiyungura neza, akubone nk'umugabo utandukanye nk'uko yakubonaga. Kandi ibintu byo kumutinya ngo uramubwira cyangwa urakora ibi niba ari bugusareho, uramwihorera ugaceceka, ubundi wowe ugakora ibintu bikungura, nta nduru nta mahane. Rero bagabo, kwirinda biruta kwivuza. Uramenya udakomeza kwivovota ngo umugore wawe arakwirengagiza kubera yuko waramuzanye ntabwo yakuzanye. Rero fata iki kibazo cyose mu ntoki. Niba waramuganirije ukamwinginga ukamusaba ngo yubahirize inshingano akanga, ntabwo ari byiza gukomeza umwinginga. Akwigizayo, akwirengagiza yabitekereje. Rero nawe gira ubwenge, umufatire ibyemezo. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Nyandikira muri comments. Niba umushya kwica no kwa like, kwa subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Byari igice wakwana namwe, nakumwe nawe Dorothée Uwimpuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.